Hello everyone. Mumeze mute murakaza neza kuri channel yanyu. Uyu munsi tugiye kwiga uburyo ukoresha WhatsApp ukoresheje machine yawe cyangwa se computer. Hari ukuntu ujya ubona ukabona umuntu ari gukoresha WhatsApp ariko akoresha computer. Hari uburyo rero uyesitaramo kugira ngo uhuze telefone yawe ndetse na machine yawe. Nibyo ngiye kubereka. Urumva nyine bisaba ko ufite PC cyangwa se computer, ikindi ukagira smartphone irimo WhatsApp. Ikikora rero iyo computer bifite network, ukajya aho bashakishiriza cyangwa se kuri Google ugasearchinga WhatsApp, hanyuma ukajya ahangaha habanza handitse WhatsApp, web WhatsApp. Iyo ukritseho bahita bakuzana kuri iyi platform, kuri iyi page ya WhatsApp, ariko urabona nyine baba bakwereka yuko hari barcode ugomba guscanninga kugira ngo WhatsApp yawe ijyemo. Icyo rero ukora nta kindi, ujya kuri smartphone yawe hanyuma ugafungura WhatsApp. Wamara kwifungura ukareba turiya tudomo dutatu turi haruguru, nitwo ureba, ukaduklikaho ukajya ahanditse link device. Iyo ukritseho bagusaba kuramo password cyangwa se fingerprint, then wayikuraho ugakanda kuri link device, bahita bafungura kamera, then bakagusaba ko uscanninga ya code. Kamera ukireka kuri ya code automatic ihita scanninga, hanyuma irangiza kuloadinga, tayari WhatsApp yawe yaje mu mashini. Aha rero uba wakoresha WhatsApp uburyo bwose busanzwe nkaho iri muri telefone yawe, ariko ukayikoresha mu mashini. Ibi ngibi biba yaba telefone ihari yaba telefone idahari, waba uyifite waba utayifite, iyi ngiyi WhatsApp iri mu mashini ikomeza gukora. Murabona rero ko ni ibintu bitagoye kandi byoroshye kubyikorera ku muntu wari wese. Murakoze kudukurikira. Hari ikindi wifuza yuko twagusobanurira cyangwa se twakwereka, wandika muri comment. Murakoze.